inkwi zimaze kubura, imvura imaze iminsi igwa kandi umugore wanjye arandembeje. Inkwi zarabuze, reka nze zishaka ariko azongera kumbwira ngo ndiye ibidahiye. Mwebwe babatekere Imana. Ndeba ikarishyara imbaraga zifite ugomba kuzikoresha. Umugore yajyaga yibwira ibyo ashaka ashaka, ngo yabuze inkwi azongera kubwira ngo inkwi zabuze. Erega n'inkwi zirahenda. Urukwi rwa 200 ruteka ibiryo n'ibishye. Urukwi rwa 200 rwaba rumeze rute? Komera garafure. Komera. Meze bitera. Icara bro. Nimeze bitera. Nakonuje kunsura. Dore nayo ndimo ndashaka urukwi, dore umugore wanjye aba yandembeje. Ariko reka abagore Inkwi zarabuze mani, ngo n'imvura irimira. Abagore b'ikigesa ko bigize utuntu tw'udushyano wa muntu we. Bigize utuntu tw'udushyano. Reka nze kana gakwi nkarangize nyine. Ubundi nze ariko hoya naba ngusuzuguye. Nta kibazo ntabwo gusuzugura, ariko oya gusuzugura umushyitsi nikoze. Niba umushyitsi aje kugusura ugomba kumwakira neza. Nabwo mwakira neza, ariko nyine buriya muntu abifata nk'uko bisanzwe nyine. Wowe wakumva ko ngusuzugura, ariko ntabwo waba unsuzuguye kabisa. Umva mani, ukuntu byameze, impamvu naba nkusuzuguye ni iyi. Ngo uramutse uje kunsura nakwereka yuko nakwitayeho, ubutaha wazagaruka. Nakugaruka bwo ntabwo nagaruka, ariko wari utagaruka ko njye nagaruka pe. Umuntu naza ukamwakira nabi uzamenye ko igiceri cye cyose tuzakureba. Umva, kuko nawe azagenda ababaye yumve ko umwanya we upfuye iki, upfuye ubusa. Niyo mpamvu umuntu nagusura ujye ubasha gukora iki, ibishoboka. Ariko njye nabifata nk'ibisanzwe da. Reka tuganire, ariko byacagamo mani. Byacagamo nta kibazo. Byacagamo byagenda. Dore nanjye nyine nuko, sibye ko nyine dore urukwi ruba rwabuze, dore imvura ni nyinshi cyane imiragwa ifite imbaraga. Nanjye nayo mvuye kureba sheri wanjye nawe amaze kundambira, avuga ati uzamuha inka 16, inka 16 uzaba ngiye gurisanga, yabona abagiye kugura umugi. Muri no mu mwana sizikiraho mani, numva mugiye no gukora ikirori. Ariko urakunci inka 16 cyakoze nyira mutwa ndamushyira urukwavu da, nose gushaka ese nabigenza. Uramushyira iki gushaka biravuna. Namusigira ngo mama wawe na papa wawe batakoranye. Mama wanjye yamuboneye ubuntu da. Yamuboneye ubuntu, ngo tuvuge ngo nuko ari ibya kera bamunywereye inzoga birarangiye. Wapi, dore ukuntu bimeze, ukuntu ugiye kubikoresha. Urumva n'ubundi nta myaka ijana. Ubuntu bubaho bwitura. Ariko mwana ntabwo nakwakiriye, wewe uba witonze, ndaje mbanze nkwakire. Ndaje mbanze mwakire tuganire no kw'iryo sheri wawe kurambiye. Reka nze tuganire kw'iryo sheri wawe kurambiye. Ubwo sheri wawe kurambiye ni n'akabutinda afite. Wagira agafite umutwe hasi. Reka nze mwiyakire. Oya nanibagiwe. Oya nta nkozi kuzakira, uranywa aya ngaya nutayamara witaye. Maze mwicireho icyaka. Ubu nibwo buzima bw'iwacu mu cyaro. Soma kandi utazabina, ujye uba umugabo. Ushize icyaka se? Numva arimo akanura. Biraryoshye. Dore amazi nyakura ku iriba mani, dore mba nyine nanjye mba nayagenda. Uzi ko wagira ngo ava mu ruganda rw'Abashinwa. Reka nyiyegereze, ubwo nyine urashaka kuyamara n'icyo ngiye. Abona no mazi aba yamvunye. Ariko se ko ushaka kugira umuriro. Ano mazi aba yamvunye kandi ariko reka mbe ngusigiye ubunywa, mbanze njyane tuno dukoresha umudamu ateke. Kandi we ndamubwira aza gusura. Oya nta kibazo rwose. Nako nta nubwo mukwereke birangira umutwaye. Ariko namenye nawe mwereka, ntabwo mwereka umudamu wanjye byarangira umutwaye, dore ngo wereka umuntu bikarangira mujyanye. Ubwo nyine